ndavuze ngo kuzana kari amafaranga kuzana kari amafaranga nyirabazo bintu bitahitaba nabi kuzana kari amafaranga kwizina ry'Imana dore kuvuga n'abantu bakavuga ngo mvuze nabi kumukwe mvuga ngo iki wa mugabo kuzankora genda umusobanurira uti rero nyir'umwana se w'umwana ndavuze wowe wigiraga abantu be ntwanavuga ngo uri nyina genda ubabwira ngo nshaka kari amafaranga ariko reka nkubaze ushaka urimba wicaye muri urugo kutenda no gushaka akazi ndagashaka nkakure he ugakure ese wizibiki nese ibyo nizo uko bizi nakora akazi gute ntarasoje kaminuza utaragira uzute ntarasoza kaminuza nta kazi nabona kajyanye n'ibintu ni ngombwa izo zakabuni binuza none se ni kaminuza rwose itabonetse nta kazi nzigera mbona nyine ubwo nanjye ubwo abantu bose bafite akazi mu biro bize za kaminuza nyumvira papa rega biterwa n'ibyo wize papa kuzina amafaranga gani rwose watumye mfusha ubusa ndi kugurisha n'umurima gwanjye bura gihorere icara nese njye ubugira ngo mbi nese ugiye ku kazi ukabasobanutse narize ngarukiriza ntabwo baguha agahwanye naho wagarukirije ntabwo bishoboka rahira wa mukobwa bisaba ngo mbanze minuza amasomo yanjye nize sinabwo uko kuminuza bisaba iki kwiga nk'icumweru imyaka 3 imyaka ingahe imyaka 3 kubuzuri sutarara icare indagiri ukujya no ku kigo ukabwira dirigiteri uti narize ngarukiriza weneka nigishe garidiyani ntibaguha akazi ndajya kwigisha se nize ubwarimu ajya wize ibiki mana ya nese undi ko wumva utabizi nize ibintu bijyanye n'amabusiness biransaba kugira kaminuza kwiga business amabusiness uzagatwara ute nta peri business papa ntago ari amabisi biri siri medicirasi ndagira amafaranga gandi napfushije ubusa sha yambimenya nese wayapfushije ubusa wigeze usoza kunyishyura ngo ndangize kaminuza nasi wazajya kuminuza bisaba iki bisaba amafaranga y'ishuri nese nugupfa bisaba gandi yego sha bisaba gandi ye haba niripfumuye haba niritoboye jana ku kiyede ntugagwize uzajeyo mafaranga gani sisha ahubwo mba ntaragiherera abahinzi bakandi iyo wanyishyurira kaminuza yenda nkigaho umwaka umwe ntago nawe nanjye ndi gushaka ko kazi basi ishuri rwirimbi kabwera icara reba ukuntu umunsi ziheruheru mumaze kunkokora wona nyoko ibi byose zimibereho mibi ndimo ni nyoko uretse ndebe meruka icupa giheki muhogo nigumaze gukakara nese banje uri kubitura ariko sha ariko ubundi niko nyirabazungu nikoma nyokari he yarari umunsi ariko utanyabije ngo nyirabazungu vayo hano abandi ntavuze nk'iki kinyarwanda kabire kugiti kari ndaje umvase nyirabazungu naruha mbara wa mugore ntabwo ngiye kwicirwa hano n'inzara rukumba ntabwo umumaga ugiye kumpombanyiriza hano mfite amafaranga mu gasozi ndavuze ngo kandi ibi byose ariko nawe nta kintu wansobanurira ndavuze ngo amafaranga ngo kuramo ndagashaka kasakumiro kwizina ahubwo naribagiye we ndagashaka ajya badusigayemo angahe mugabo uzi ko njye ngura mukobwa nyine gicuruzwa siki soni ari ibihumbi 15 nibyo gusakuriza gampereze gami ibihumbi 10 urara nyoko ni igicucu kuzina ngimana wa mukobwa nese papa ni igicucu gute amafaranga 15 niyo uri kumwe none gari he nese papa utambeshya amafaranga 15 niyo uvuze ngo yatumye ngukena bigeze aha ngaha nyumvira reka mbereke ibi byose ni mwebwe mutumaga ntanatera imbere 15 sinimeke gaza nureye kwinzi itarajemo amakara
ureba ko tutasiga amarangi tugahindura n'igisenge tukamena dani ngo akari gasaba kateza mu ibihumbi 10 n'ibishya ndavuga amafaranga ndagashaka bidese no wabizanyemo impuhwe n'ibiki n'ibiki ngo ni tubareke ngo bana bubake ngo twibasenyera gute ndabyarabaje guhombanyiriza ubusa ndagashaka uzwagira ngo ni ihene yagiye kugurisha batararangiza kumwishyura amafaranga koko papa ibihumbi 15 si ugishira amagambo make nakujiginyo umva nkubwire mba nakore mutankorera ku mwana ndavuze ngo genda ndakuzana gara amafaranga ndakugazana tuganire umbwire ngire ndaganira nawe ubundi papa yabaye gute ibihumbi 15 aho ngumvise wa mwana njya ku mukwe miri ndavuze ngo gara amafaranga ndakugazana niho baheraga basuzugura n'umuntu bakamufata nk'itorosho bakavuga ngo twikwabuze naho twajanura mwana ngo bigende gute kandi ibintu nangaga nagasuzugura ko nkubaho bizi usazanye bizi watwara gakeya gute ubu nge nonse umugena mvuga ngo iki ngo ndavuze ngo ja kuzana gara amafaranga ja kuzana gara amafaranga nyirabazo ibintu bitahita nabi ja kuzana gara amafaranga kwizina ry'Imana dore kuvuga abantu bakavuga ngo mvuze nabi ku mukwe mvuga ngo iki ngo wa mugabo kuzankora genda umusobanurira uti rero nyiri umwana se w'umwana ndabize wowe wigiraga abantu be ntwanavuga ngo uri nyina genda wabwira ngo nshaka gara amafaranga ndagashaka reka ngende ihute nyine cyakuzana gara amafaranga urajya mu rugo rwanyu uvuga ngo ushakishizwe bakukari rimari ugapfose n'umuburaya kabiri urajya mu rugo rw'abantu ase papa wundi ibyo bihumbi 15 biraza tuzabihashya siba nojya gupfukuma gutyo njye kuyazana mugabo reba uko mana yanjye reka njye kuyazana ariko uzi kuzana yica amaherezo ese ko ndeba urishisha mu bakwe babira umunsi azashira uzabigenza uti nciye ku gipapuro wibeshega kamutari wavaye ariko naramuke ko turahawe n'abazungu ndagiye ariko sha ayiba we ngimutse nke dore ubuzima we ihute umuntu arebe ko yabona hano tuhubakisha n'amasikariya umuntu yamanukaga nabi umuntu yabaguzamo n'imodoka kabira irashakishaga y'amafaranga cyangwa tukagura ipikipiki kabira byari udufaranga ntabwo ari uko nguko nabayeho uzabaririza n'umuryango wacu turere tukirabura ntasoni cyenda nkorera cyo ni igiki ujanye deni icyo ujanye ndetse kubana nta kintu bashyiriye ubajaniye iki twatugoye dufite mu nzu ngo ubajaniye ndavuze ngo subiza mu nzu ubajaniye n'ibindi baturimo amadeni ariko se umurundo ajya kubana nta hereza hano ariko se uko wa mugabo siba ubundi ajya kubana ndavuze ngo subiza mu dukabure n'amakini shyira mu nzu bwera waca ibyo biboko byawe cyangwa ukazingurwa rugutiye ukabibajanira ndavuze ngo imbere y'abana nta kintu atwaye icaraho ndambwira nawe ushyire mu kuri wigeze ubona umubyeyi ajya mu bana nta kintu atwaye ubajaniye iki baturimo n'amadeni uriya mukobwa wacu iyo batamutwara ntihari kuzadusaziraho ikintu kigiye kuhaba kandi urabye nawe nakubyageze mugabo ndagiye ubwo uramenya ibivuyemo mvuyeyo reka ngende twameze genda ubabwire uti amafaranga garakenewe ntabwo uwo mwana mwamuhawe ku buntu mumenye ko atari ivaze atari iwuwa ngende atari igicuruzwa ruko hari minota 2 mbonoje nawe mperuka agasupu ryari ndebere koko ariko ntaco burya isaha y'Imana igiraga igihe n'amavune narabyibagiwe ubwo se ubwo miriwe miriwe intumbagane y'umukobwa siyo itarakiye hehe ubwo kigiye he niko miriwe miri
twicare hano ibigori byumye ku meza natetse kira ku meza ngira ngo urahari kumana rero siyago murimo wacu gira ngo ntibyaneze bitera banseka niko bitera banseka impeke zagiye zose kizaho kibi ibigori bya kinyarwanda bawumva hati bifite ubunyunyuzi ako biraryoshye ino mbuto ni nziza ese urayinyuza na nyirakagori nyirakagori nayo iryoha iraryoha cyane ko ino mbuto nawe amasahani ko murira mu mbuga oya nta kibazo ma bravo yeza kuzwe iteka ryose ariko none uko ndozi cyane kigongo bakaye ahubwo mbonye nanushize mu ariko yego yakashanisha umugabo kamucura yamwe kwari ngiye kuziko se yego mugani nende ujabura mbere wayira mucura yego ko mana yawe nakashewe mu mujyi n'abagira amatsiko agira amatsiko kuza ahangaha agasozi ko hepfo hariya dore niyo mpamvu ntabasura ndazamuka nkumva mpereza ariko rero tumaze kugira intebe zanyu se yewe n'izo ntebe zanyu mba nshaka no kuyicarira hasi oya nta kwicara hasi se uracyashobora akagorera ndamvaye urebemo kamwe bita ngo nakabeye karoroshye nanjye buriya si yewe katoroshye mwari muraho tumeze neza yewe niyo mpamvu uri mwinshi murya ibigori murahenga yarege ariko sheri reba yantuza ndamira mama yewe sugira ngo ntabwo nyibasha yewe ntabwo kibasha ntacyo mbasha ngo ndetse abantu tugeze arakeka nanze kubasuzugura mutavuga n'umubyeyi wo kurya mu bakwe wa mugani ariko kunywa burya babyemewe da oya ntacyo yewe kari agasozi gatera igitezi bravo bravo uraho kibondo uraho so ariko se mana nyagasane uraho uraho neza urakoze cyane yewe ga muraho ye mfashe ibintu hirimo mbansosomera simba nishoboreye uraho neza mukecuru muraho neza yo mwese mwinshi mwamukumburanye umukecuru arakanda hano ahubwo umubonye ashaje aho we aho shaka umukecuru ariko ndabikunda iyo umukecuru ari kubyibuza uba wumva ari no kukunanura cyarubaga impande kiragiye oya bazi gusuhuza pe bajya bari muri masaya amakuru y'iminsi yakomeze neza natwe tumeze neza turashima imana ndabona muri aho imana ikize kararyoshye kaba kageze mu mitsi mba ngaheruka ziba ibinyabazungu mama we ntacyo narwaye amenyo dore no musanga nta menyo nkigira ahantu bagashobora koroshya kure kereka twatununyunyuza hamira utuze utubeye utwunyunyuje sinashobora guhekenya ntuntere nanjye byananiye shaje nabi nta simbatera isoni nimwirire bana banjye nimwirire rwose nimugire isoni nta kibazo hanyuma se ntacyo uramizanye kusha mukecuru wareba hahandi munyaruke hano bayizane rwose umuzanire reka mutumire umwana se mugira ngo kunyakira ugira ngo ntabirenze nari ntambutsa ngo mbaramutse ahubwo oya mama ku buryo wavanga nta kintu ikibazo rwose bana banjye reka ngo nsimbuke size umusaza nawe umugongo wamumereye nabi ndetse wari uje kurahura kerega wareka abana niba uri gutambuka urugo nyere gaho mukecuru tuzasubira gaho ngaho murakoze
umunsi uhuriza muzehe. Yego ndamusuhuza. utambenere Yeho ya ntabwo ntabwo. ugiye kubyicarira Yewe rega nushaka kubyikorere. Mama sagiye he? Yaraje kudusuhuza yaranze guca ku rugo ahise agenda. Hako mama nawe bari gutinya no ubwo yaraje kubasuhuza dore ntacyo ubwo reka nshyira n'inkono mu cyacu atagenda atari. Yewe ntabwo nukuregira vuba. Bushubu koko ndamenya ndebe gicucu kiba kitaga kikaba cyagira ibintu gitegurara ibintu ngizi ngo ubuzima turimo gusa iki gikorwa kigiye he kiba kitagiye kuja gushaka akaboga ku mangazini yazi shawe undabera igihe arazira ngo yagiye gushaka ku mafaranga araza giheke n'umuntu ahaye hakiri kare kwiye ndikubona yogeje ubwo naza ibiro 3 by'inyama birahira umusi oya kanaka isupu ibi yagatsima oya kigikoni nacyo hano gara nibyo inyama umutsima ugakana ko gukarangamo ndebere koko ndebere si konde watondekanyije amasafuriya umva si cyangwa wamukobwa ndamubuzi no uratuma nde ku isoko gera unayoge nagasukuru urebe roti zitarimo amagufa nizo nziza kandi ikindi umva si umutsima tugureke uguramo impunzi agace siko kajanaga n'inyama urebe nziza zifite intunza z'imisoko ngare uricaye kandi nshonje kiravuga igirayo wa mukobwa sinzi yo yataraki sa ubwiye uhitira agusora uhitira kutazi nco ndagamaza ndakuvuna mu kabiri ihute nushaka usubiza amerwe mu isaho n'ubundi uracyapfa ngo iki nushaka usubiza amerwe mu isaho uracyapfa nako turacyapfa kuvuga iki gugeze te amafaranga ndayabuze ruoye rukuvuga iringa ngo we uvuga igiswahili yego usanga bafite abashyitsi gugasanga usanga bafite abashyitsi nuko hanyuma ruzuye n'ibyo kubakiza byabaye n'ibyo urukumbwe bihure n'ibyo nari ngutumye wa mugabo ari kuvuga iki ko nagize umukobwa mwongore akambira ati shwe bimeze nabi umukobwa njye namugingira isoni zimeze zite kwishyuza umukwe n'abashyitsi kwizina nakubaga nakwica kwizina ry'Imana nka miliyoni ntabwo wabimbwira ngo mbyumve nubwo bafite abashyitsi si wa mugabo buri munsi uzajya nkubita aho tugeze naho gukubitwa nyine abo bashyitsi ibyo ntibibareba waho ufite ikikujanye ariko mana ariko reka nkubaze ariko nawe uragazanye kwishyuza ideni kubera iki nawe uragazanye urukunyumva uragazanye nta mafaranga nzajya nyine impamvu utagazanye ni iyihe ko amasanze abashyitsi ntagize ngo ngende nka mugabo nari gukora izina ry'Imana wa mugore we uri igicucu uri ikibimare abo bashyitsi si none nabahe babasuye ubu nari kujya kubwira umukwe ngo abashyitsi bagusuye nabahe nasi cyakikujanye ni igiki kumukweshe banamukaje kerike pare ku ruhande uti rero muze ameze nabi ashaka iki aya mafaranga ajya ibyo byari bikunanije nsanze no kwakira abashyitsi byabaye intambara wenge kwishyuza uba niwe wahereye wishyuza mugabo
se bakarindagira wabura se uhera ariko ni ibyawe iyo nzanira umwana iyo umufata akaboko ukamuzana kugira ngo n'itungo wagurishije ubundi mbese ubundi uvuga ngo ngomba kwishyuza ariko tumubyara hari fiki koma bigaze bohereza ya arerwa yiga primaire nubwo yagarukiye mu gatatu primaire kumurera kumyambaro n'ibiki hari ikintu bigaze badufasha no untegeka kuriya mwana ngo ntamugire kugisa ntamutwisa amezi ke namugabo we namugarure amugarure hano mu rugo menye ngo aragarutse ubu se ko yagiye ari umukobwa cyangwa umukobwa ko yagiye ari umukobwa cyangwa umukobwa nta kibazo ngo yabaye ingoroje agaruka hano mu rugo nyumvira ko n'abagore babiri babana mu nzu wa mugabo none uri igicucu ndabizi n'ubundi ugezeyo urabifudika urabigoreka ngo reka nkubwire umunsi umwe hajya nzakwica ntemera ngafunga ubu nzagira ubwenge rya aho wamere ngo nta bwenge ngira ndorera ujye undorera ubwo ninjye gicucu cyangwa kintu kifata nk'ikirizuwara kwifata nk'ikigoryi ndebera kifata nk'intu ariko rushaka abo bashitsi si baracyariyo bose nabo bariyora ntabwo ukumva ukarindagira bariyo abagore bamwe bajyaga ubwenge abandi bakamera nk'ibiporoporo koko kugerayo ukavuga uti amafaranga rero twarabasoneye turabadohorera umutujamo ideni none rero reka nkwereke ngiye ku izina ry'Imana nuramukuraye uriyeho mama bure nyoko ariko uziko yamugire kugise abo bantu bamusuye ngo nabahera ntabwo nabajije abashyitsi aho baturutse urema amaciso nkaho wari ugiye gukora iki ariko mugabo reka nkubwire rero aho bigeze guhora unkubita ndabirangirwe nkuru kandi ngiye nzakurega ko umuhoza nzakurega namwe akavura karago harya muracyahinga pfiriya mu gishaka niho ibyo bigori byeze cyane hano neza niyo mpamvu dore ariko ndanezerewe habaye uzi ko wasirimutse birenze ukwemera ikize mwana usomera uzi ko ugize nka wa mukobwa papa Diane tutumuri si wase ahubwo ibyo se wowe wabinsize mubwiye ngo njaha yajyaga aho dora sharogotora mba ndora se ndirura ngewe numva agira cyaha byonda ibyo yapyondaga ntabyo nzisebese ngo nibikize anese ndacyarora muraho ariko mwagize n'abakitsi muraho mukomere komera mwana makuru ki sirisi tuyeza kutwe yego mukomere yego amasoza yoroshye ugeze mu zabukuru yawe narunduye komera amakuru ni nanjye yego bazana agatebe agatebe si wagize ni ngombwa ntabwo ari ngombwa da nta kibazo umuntu yakwicara yewe mukomere namwe muri gutamira tamira bona muri gusoma byahozeho nawe somaho aha dore banyakirije ise kuri karagasozi kiwacu biraha yakambenywa ngeza maruka kasiyani asigaye ngenda kare ngo se mbandi bujyayo sirekera aho bantu nsuhuza have reka some wasagane wazamutse kwa kagasozi ko hepfo agasozi hepfo ntabwo wari uhumbuye kutansuhuza komerara amakuru ki komera uze cyaka cyane cy'umuvuzi umaze kubijigiza yashimye rogope yego nanjye nsomye urukubona nahari kuko namwe akazuba kari kuva kagari imvura nibwo iri gutonyanga yewe kagari imvura itangiye gutonyanga musanze nanjye nsomaho yewe nawe wari ufite icyaka ngo nugiye guhenana yego koye nari ngiye impa nanjye nsoma ndagusuhuje komera komera
wowe twaramukanye. Natwaramukanyije. Ewe. Ase muze ko nakubwiye ko nta kibazo uzajya umbwira. Ko ntacyo. Nyaha. Ukomere rero. Yewe we. Icyo nanjyaga rero kunywa inzoga dore buri kanya ukuzinywa ariko ndi kuzicucumura. Muzehe rero ni uko nguko Haha ariko inzu yawe yari urutare mwa. Afite ikibazo se. Inzu yawe ni urutare. Ubuzima rwose nta kibazo. Mukomere mukecuru. Ndaho. Yewe. Namwe muraho. Turaho. Kavura namwe wanyu karihe. Namwe mufite akavura ko twe tutava mu nzu. Icare hano mwe yemko. Cara. Reka tuganire. Reka tuganire. Nta kibazo. None. Narinje. Waruje? Narinje rwose. Ese kuba dutunguye muzehe. Ariko nawe rero uragenda ukadamara ukicara ugaterera. Nta gutekereza ngo ukoreshe amahindi. Utekereze uje kure nyine wibaze ukuntu ibintu ikibazo cyasobanuka. Ese ikibazo kindi. Ikibazo dufitanye. Urumva nyine. Madari ikibazo dufitanye na papa. Oya. Nyine urumva. Ngo ese hari ikibazo papa mu rugo? Si. Oya nta kibazo uvuga nta bibi. Uyu si bagusuye se? Yari yansuye mu mukecuru rwose. Ndakumbuye mu kazana. Yego amatwike rwose garumvaga. Urumva none se nunuze. Duhinduranye imyanya rero. Gahanja. None rero gurumba nyine gahunda. Nse uyobe ko gahunda zeshitaye. Kuri ibintu bihagaze. Muvugane nta kibazo. Beniki. Dada, tonda ariko. Narakwiyana sinakubwiye. Reka nawe ko namahoro. Reka twumvikane nyine gahunda zisitaye zite. Wenje nta kibazo. Nese ngomwe ngo ndenda mburi gihe umuntu avuga ati reka mpaguruke nigerereyo. Ariko nawe ukwiye kuvuga uti musaza nta namaguru akigira nta rutege kamuvuna amaguru. Ntakwirwa ndacumacura atekereza ibintu byinshi. Cyo ndabyumva. No si nyuma yo kubyumva. Reka buramenya ngo nta akuguru ntigira ko kuja ku misiyoni. Kuvuga ntireka kanemere mbaragire nzamuka inaha kabushanda. Reka mba mbyumva muzehe rwose nta kibazo. Wanongera ikibazo rwose. Ni kumwa. Nagaswira. Suko ukumuna ko birahura. Ese ubwo koko muzehe. Nese uyabe uko umubare gumeze uko gungana. Oya ko nakantu nkuguriye. Nta gacupa mba nguze we nta kibazo rwose ntugire ikibazo. No reka nkwerekerere. Dore. Ibintu byabaye utazatuma nongera gutuma aho banyirasenge ugasanga imiryango zirateranye ibintu bya imana. Nta kibazo ibyo ngibyo. Nta kibazo rwose. Dore. Nubwo nezera kurabikemura gute. Ntugire ikibazo rwose. Vuba. Cyane rwose. Kumera mucecu nako wiriko. Ngiye. Yewe ma. Urabaho ndagiye. Ari mu gikari. Yewe ma. Ari mu gikari rega ibyo aribyo byose. Barihe. Mu gikari. Nikora. Yewe. Kumenya ko kari mu gikari. Ubwo rero nyabuneka. Nta bintu byo kongera kuncuraguza ngo ndaje. Urukumva urambabarira. Rwose ukora uko ushoboye ibintu ndumva ngo bikemutse ntiriwe ndongera kutiraguza amaguru. Arakiguteye. Ariko kariya gasaza kagira ngo kadusha amahane ntabwo nagakurikira nkakavuna buriya buguru. Ese arakiguteye. Katakintera se ruriya ruzingo rw'umusaza kasigariwe kaze kamegaje. Aburanirwe kagahombe. Ariko se kare ko babyaye bakobwa uriya nisobo kwene. Nuwe byumba se ko wagira ngo arayoborwa na nyabingizi wabo. Wahora n'iki turakahomerwa akazi kanengaje tutarenda kuvuma.
nawe ntabwo urabona ngarankubita igiti wowe cacaka ibi byose ntabwo ari iby'ampondaguye Aracugwa. wowe cacaka